buriya nanashugumbwaga mu kanya murimo mugaruka kuri iyo ngingo murangije ntabwo wanayisubiraho nta kibazo ntabwo ndi buyitindeho ntacyo ariko oya akantu nanjye kuvugaho ni kamwe gusa mujye muvuga kuri match mwigenekereza ngo mubyinjizemo amatsinda kuko numvise na Siri niwe wabizanye ubundi mwe mwana bikoze neza uvuga muti byonyine kurenga zamu birashoboka kuko ikibazo gikomeye no kumenya niba match yazamiri burangira amahoro naho iyo utangiye kuganira ku matsinda urimo wigerezaho urimo uzamura umanika gati wicaye ukamanura bikakuna ariko arakomeretse hashwi kandi twebwe kugera ubu ngubu turacyaganira ku bintu byacu iyo tugeze mu by'amatsinda duhize ikaze ba Claude bangabo tukaganira ku by'amatsinda naho iyo murimo muganira kuri biriya rigani yagiyemo amatsinda ntabwo yemerewe kuzamo kabisa mwihangana mwiganira kuri biriya rigani yagiyemo ngo mushyiremo n'amatsinda ariko ntihariya bihera ngabo siho bihera se siho bitangirira ntihariya bihera ariko byatangiye byose ntabwo bigera ku ntego ese yazamu wayibonye gute bon nje match ya Azam na APR ngejo nzayireba ijana ku ijana gahunda yanjye nayipanze ku buryo nzayireba ariko nijoro harano naciye nkubitana n'umuvandimwe wanjye witwa Jangwani nawe se slogan yihi aransubiza ati ugenini kama nyumbani na sete navuga ariko ugenini kama nyumbani ni kipigo tu kuko hari kunavuga ngo dukina neza oya ngo dukinagwa uko dukina hanze ni nako dukina mu Rwanda niyo slogan y'uyu mwaka baza rugondagurwa rero muhondagurirwa hanze muhondagurirwa mu gihugu hose kuko ndabona ariyo gahunda batangije rero Club Giant kabisa umupira ntabwo ikibazo kugira politike bikabije ni nkuriya mwana ejo muravuze gutwambaye ibitenge kwice nkuriya navuze ibitenge bwo babyambaraga twambaye ibitenge ariko ikiza nuko ari umupira n'umwana ikibazo nkuriya mwana yaza kuba uwo Jangwani uri kuba Jangwani yavuze yuko atavuze ikipe ariko burya bro umupira impamvu bavuga igitenge burya igitenge cyane gutema kiba gikomeye oya no umupira burya jezi bayoroshye kugira politiki ibintu byose tubireke duhangane mu kibuga mu mupira rwose burya twebwe Ruvuyanga tujye tunashima aya ma equipe nka Rayon Sport yaduhaye abavugizi abayobozi beza bavugira ama equipe bafitiye ubushobozi kwa Rayon Sport ifite ngabo bona ko no umuntu utanga amakuru ku gihe no umuntu wumva ko uyu kuba abifata yarabaye umunyamakuru akaba agiye no muri kariyeri yo kuba yo kujya mu buyobozi bwa equipe ubona ko ni ikintu kizi cya kabiri APR ibonye umuvugizi nawe ushobora kuba azi kuvuga dukeneye aba bantu baryoshye umupira wacu bongera gusubiza ku kibuga warusigaye ubona amakipe yacu ikipe nka APR Football Club umuntu atatinya kubinenga ikipe yatwaye igikombe cya championnat isigaje imikino 8 ya championnat ariko nta bantu baza ku kibuga kandi intego yacu no gutwara igikombe cya championnat Claude Mahonima Rayon Sport igira slogan nayo niba nayita slogan ivuga ko ari umukinnyi wa 10 abafana ari umukinnyi wa 12 kandi ko twajya tubibona kenshi ko abafana ba Rayon Sport hari ikintu gikomeye cyane uruhare runini rukomeye cyane ibyo ikipe igeraho abafana bafite mu ruhare runini rukomeye cyane haba mu kibuga ndetse no hanze y'ikibuga ingabo zawe mu gihugu hose ubu ziteguye gute ese ko kubyo umuvugizi avuga nibyo munyuzwe ni Rayon Sport murabona yuko none uyu mwaka muri 2 hari kimwe muzajyana mu bikombe nibyo ko Ruvuyanga bivuga nibyo ngo bakomojeho ngira ngo ibyo ikipe yatangiye gukora nyuma yo kubura igikombe cya championnat n'igikombe cy'amahoro ako kanya ngira ngo inama zahise zitangira mu buryo bwa komite bashaka uburyo bakongera gusubiza ikipe cyubahiro
ndetse ku buryo n'iri Kritomanga bavuga hari n'abasikauti bahise bashakishwa mu gihe abandi bari bakitegura ibindi twe tumaze kuva mu gikombe cy'amahoro Rayon Sport yatangiye ako kanya gutangira ako kanya rero ni nabyo dushimira ubuyobozi habayeho inama y'ubuyobozi bwa Rayon Sport ndetse n'abayobozi b'abafana cyane cyane fan club gusobanura uburyo sezo yagenze tugaragaza ibibazo byagiye bibamo kuko ari ibintu twakwita nka obstacles ibintu byagiye biba muri shampiyona bushize bitunguranye ariko n'abafana bari kubireba hari ibyo abakinnyi bagiye bakora byo ntabwo twabisubiramo byaratambutse ibyo byose rero ubuyobozi tuganira nabwo butwereka nyine ikibazo uko cyagenze ariko natwe twarakibonaga bitangiye rero none batangira Kritoma bucece ariko hari abandi babimenyaga bitewe n'uburyo bwo kugira ngo makuru wenda asohoke ariko ibintu byarangiye siko Kritoma rege umuntu avuga kanaka yaje n'itangazamakuru rimwe bivuga ngo yaje kandi ataje hari na BBC abakiri rimwe na rimwe baho kanaka azataje ariko byose byaririnzwe kugira ngo bagende barakurita taparitapi byose byagiye bigenda neza rero nyuma yaho rero ubuyobozi butangira gutegura noneho Rayon Day ariko itangirwa na Rayon Week ibyo byose byageraga batwereka n'abakinnyi bahari kuba meza uvuga ngo icyo ubuyobozi bwakoraga twabaga turi kumwe hafi ndavuga abafana muri rusange so kugeza uyu munsi rero tugiye gutangira shampiyona navuga yuko ubutatu butagatifu bwakoreshejwe pe navuga ngo ni komite yewe na Jean Fidèle perezida ndetse n'abakinnyi baje na staff yewe na Robertinho twe dusanzwe tunazi ibyo yakoze muri Rayon Sport yarakirimo ndetse n'abafana muri rusange twebwe twavuga ngo turanyuzwe rero ariko ntitwatijya vuga ko wenda ari byaduciye cyane nk'ibi by'abanyamahanga bagabanyije ntabwo twe twenyine ngira ngo n'abandi ariko muri rusange ikipe kuntu yubatswe twagiye tubigiramo mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuko n'abayobozi b'amafani club cyane cyane turashimira ndetse n'abantu ku giti cyabo bagiye bakora contribution kugira ngo ikipe nayo ishobore kuba yakora niyo Kritoma ubure gisigaye kindi gikomeye cyane na ekipe yakoze no kugira ngo nyuma yo kuba kurana n'ubuyobozi neza twe na smart mu buryo bw'imyambarire urabona uko ngabo yambaye urabona uko nambaye ibi byose ni ibintu byagira ngo tuzatangire twiteguye neza nk'umukinnyi wa mugani wa 12 ku buryo rero twumva ngo ubu turi hamwe tumeze neza turaza kubigaragaza no munsi ndetse twanabigaragaje kuri Rayon Day ku buryo byateguye neza dushimira n'ubuyobozi bwa Rayon Sport ko tugeze mu rwego rw'uri professional gutegura ibintu warabibonye araboze bari batese ini mwagiye kubyigira mu bategura Champions League y'Iburayi muri Afrika ku buryo ni ibintu bese bigaragara neza ko twiteguye neza kandi turi kumwe n'ubuyobozi uyu munsi rero ni umunsi wo gutangira shampiyona ariko dufite objectif nk'uko ngabivuze yo gutwara igikombe cya shampiyona ubu rero nta kintu kigomba kuburamo twese turafatanyije turi kumwe ku buryo uyu munsi dutangira turi kumwe nk'uko abakinnyi bahari n'ubuyobozi natwe tuba tugaragara neza muri stade nk'abafana muri smart n'ibikoresho by'imwe by'abafana b'amafani club byaraje n'ibikoresho bishyashya ku buryo rwose uyu munsi bwo dutangira numara kutubona nivuga ati abantu bari seriye koko akaza cyane ngabo hari abakinnyi ba Rayon Sport twabonye barandinga i Kanombe ariko ubundi umukinnyi wa Rayon Sport ageraga i Kanombe cyari kimwe icya kabiri twakurikizaga kumubona mu buryo bw'amafoto afite jezi ndetse na perezida wa Rayon Sport ndetse mukabitangaza no ku mbuga nkoranyambaga zanyu hari abakinnyi bitakozwe ariko bakagaragara mu myitozo kubera iki bon sinkababiri se buriya hari hari itsinda ry'abakinnyi batatu bazi ni batatu hari babiri b'abasenegale n'umwataka umugabo reka mbere ku mugabo n'uyu basane kuranye niba ari reka mbere ku mugabo we ntabwo byakunze ko tugumana kuko yari yajaje mu biganiro bya nyuma ariko umutoza agira impungenge aravuga ati burya iyo umuntu agiye muri gukora transfer ibintu byinshi areba umutoza yaravuze ati iyo uvuga uti umukinnyi yakinnye muri Agadir Hassan Agadir yo muri Maroc nk'uwo mu defense no mu Senegal iyo ureba ukabona umukinnyi yakinnye wenda muri Al Ittihad Tanger muri Maroc mu myaka ibiri ishize mu mwaka umwe n'igice ushize yari meilleur buteur wa championnat Senegal uwo muntu aba afite ikintu afite ntabwo yaba ari n'importe qui ariko umugabo we ntabwo yari afite background imuvugira nta profile nini yari afite yari umuntu wari wabaye scouted n'abantu basanzwe badufasha gushaka abakinnyi umutoza asaba ko yabanza gukora igeragezwa ntibyakunda ko we na Campier we n'abamuhagarariye babyemera ntabwo ari umukinnyi wa Rayon Sport umugabo ntabwo ari umukinnyi wa Rayon Sport kugira ubu ntabwo tuzakorana shampiyona ariko bari abasenegale babiri n'abakinnyi ba Rayon Sport bafite amasezerano ikintu cyabayemo n'ikirero
twaraberekanye ahubwo twaberekanye mu buryo tudasanzwe twerekanamo bagenzi babo kuko guhindura bibaho muri Rayon Day barayerekanwe berekanwa na nimero bazambara perezida ari mu bantu yahaye umugisha ko atangije umwaka w'imikino bari muri Rayon Sport ubwo ndavuga Youssou Diagne ndetse na Fall Nganye icyabaye nuko baje hubwo turimo mu munsi umwe cyangwa ibiri imbere ya Rayon Day umunsi w'igikundiro hanyuma ubwo procedure zo gusinya amasezerano procedure zo gutangiza imyitozo ibyo byose byarabaye baranerekanwa ku mugaragaro ku munsi w'igikundiro ku buryo nta kibazo na kimwe kirimo n'abakinnyi ba Rayon Sport mu buryo bwemewe n'amategeko Aziz Kulanya nawe ni umukinnyi tugomba gukoresha muri uyu mwaka w'imikino yavuye mu ikipe ya Coton Sport de Garoua umukinnyi ufite background nziza wavuye mu Faransa n'umukinnyi mwiza cyane abantu bazamubona akina ku ruhande rw'iburyo cyangwa rw'ibumoso ashobora no gukina kuri atake njye narebye imyitozo yabo muri iki cyumweru kuri jye niba hari abakinnyi bane sindi bubavuge ariko ari mu bakinnyi bane ntekereza ko bazatsinda ibitego byinshi muri shampiyona y'u Rwanda uyu mwaka bo muri Rayon se cyangwa muri rusange ubwo mvuze bane uko mbitekereza harimo babiri bo muri Rayon n'abandi babiri bo hanze ari muri bane ntekereza ko bazatsinda ibitego byinshi kuko iyo urebye mu buryo bakina hagati yabo ko narebye deka yabo ushobora gutsinda ibitego 5 kandi ari contre abadefenseri bakomeye akina uwe mwanya ubundi azizi neza no muwinga ariko dufite abakinnyi babiri beza bashaka guca ibumoso Elenga Kanga Prince Junior na Aziz Bassane ariko kuko Elenga yanahageze imbere yanabonye imyitozo yanakoranye na bagenzi be ndimo ndabona umutoza ahitamo kumukoresha ibumoso cyane ku mwanya we hanyuma Aziz Bassane akamukoresha iburyo ariko naho arakurasa n'umukinnyi mugufi ufite ibiro bitari byinshi ariko kuri speed ubwo ni speed yaba winga baba umupira Dani babita ba forwards ukuvuga ngo nk'aba ba Mohamed Salah ashobora kurangiza top scorer kubera ko ari kiriko cyane azi gutsinda si wa winga wa za centre ngarahereza abagenzi oya umupira we buri kanya ubona ashaka kujya kwizamu cyane ubu ntacyo Robertinho Chirira kuko muri televiziyo heruka bari abafolo baraje yavuga ko n'ubundi ngo abona Rayon Sport yari yagize ikibazo kandi nawe ndamwumva Robertinho yari yagize ikibazo kijyanye na effectif mu mubare byonyine muri numbers kuko rutayizamu typique numero 9 yari afite yari umwe wenyine Charles Bare yewe Fall Nganye yagize ikibazo cy'imvune yo mu kagomba mbari ni cheville rero isaba iminsi byumweru 2 witabwaho n'abaganga noneho ubu ari muri recovery ubu yavuye mu kwitabwaho n'abaganga gusa ubu yageze mu kibuga arimo arakora ku mupira gakeya hari ama exercice ye ku giti cy'umutoza arimo mukoresha umutoza yatangiye kunyurwa rwose umuntu abyumva ko muri interviews ntagakirira Robertinho njya bimuserereza umuntu uganira avuga on a joué sans Caleb on a joué sans Chabalala on a joué sans Pierrot niko avuga we abanza agira ku kantu kwereka uburyo mu bihe bikomeye avanye iminsinzi we byari bigoye cyane ariko avuye nk'umwana niko aganira rero ubu ngubu ako ngako yagashyize ku ruhande yatangiye kubona uburyo ibisubizo biri buboneke reka dusoze Claude atubwira uburyo noneho imyinjirize abareyongere byose byanga bikunda ngewe icyo niyumvamo nuko bari buze ari benshi bashaka kuza kuzura stade barashaka kureba match yabo ikipe yabo bari so excited kuza kureba Rayon Sport y'uyu mwaka hakiyongeraho nako kantu ko gukina na Marine bayifata buriya ngo aduyi wese naduyi ngo na apiri babona mu ndererwa mu ntoya ntabwo aduyi bituvugira ntabwo apiri mu gisirikare umwanzi wese n'umwanzi icyo nshatse kuvuga twebwe tubyita mpinzani uko mufata aperi tubyita umukeba duhangana mu muhanganye uko mufata aperi nta hantu bitandukaniye kure nuko mufata Marine icyo nshaka kuvuga nasiriye vuba byo kugira ngo kuri buri kipe nawe ushaka kugira ngo tugushe mu ntambwe ndizi ni mpinzani ntabwo byagari aduyi kahise nta kibazo nyibwira noneho igihe ubutumwa bagendera abafana ba Rayon Sport no kuza kwinjira kuri stade nabonye ibintu bya parking ari byo mwitsaho cyane abaparika hejuru abaparika muri parking ya VIP abaparika no mu banyamakuru biteye gute nyine kugira ngo tubidusoze murakoze cyane mbere na mbere nuko tubanza gusaba rero ko uyu munsi turatangira shampiyona rwose nkuko twahoze tubivuga by'ubutatu butatu wese ntaburi dushimira n'abantu b'amafamiye basigaye baza n'abana kuko buriya ni ibintu byiza bituma umuriro w'uyu munsi n'uwejo hazaza tutudagihari Rayon Sport izagumye ikaba Rayon Sport abo bose baze rero stade turayifungura mu kanya
mu kanya saa 5 kwinjira abantu batangiye kwinjira imiryango yose irabifunguye kandi amatike mwabonye ko nta nubwo nibisanzwe kwinjira ari 3,000 5,000 10,000 20,000 uko rubivuze abinjira muri paki y'imbere nabishyuye VMI ni VIP arya babyita very very important person abo ni bijira hariya ni nabo duhana akantu ko kunywa kwa kundi muri half time